yitwa Viri Meviri hu पृथ्वी सिंह का बेटा umwana wa Prithvi Singh nk'abandi na Pindari banyita Viri di byose yarikinnye undi kwikina n'ukwivuga akurayo n'ibikomo umukobwa wanyu mwemeye ko utsinda uyu mugabo mu mutanga ibyo umwami yemereye imbere y'imbaga ntago yakwivuguruza ntago yabakira umwami urenga ku ijambo rye papa wananze reka nsange byose ubwo yavuyeyo amenya umwanzi we filime irangiye amenya umwanzi filime yizinze yamaze kubyemera aratanyambika imbere y'imbaga papa se ko yari yabyemeye ko ndi igikombe bari bunsindire arangije afata n'amaraso ye amusiga amaraso mu gahanga bahinde buriya ngo birana ibimenyetso bigaragaza ko ubaye umugore we ubu yabaye umugore we tayari amusiza ibintu mu gahanga mwambitse n'ibikomo ugabaye umugore we tayari none ugira uza kunkurira ku mugore mwirike kiva ku mugabo ukora ubukwe yanutse ari guheca inyemenyo du none umunsi w'ubukwe ariko ntiyaseka ubukwe bwarabaye zavaye imbere y'imbaga umusore bamutunze imbunda ngo ni Pindari ikisiki nzagukatamo uduce twinshi cyane yasho mwana wanjye yashodara nagiye ngupfumbata amasaha menshi n'agakaboko kanjye kamwe nkakuba hafi nkagukura mu gitanda n'akaboko kamwe mwana wanjye papa nanjye niyo mpamvu iteka nagukurikiye nkakuba hafi ariko nanone nkanjye nk'uzagusimbura nk'igikomangomakazi kizagusimbura Viri niwe kura y'inkota